waritanze kubw'ibyaha byacu ntabwo kuko ufite nami Yesu waratsinze. Hari amagambo nkunda kukubwira Yesu, hari amagambo nkunda kukuririmbira Yesu waratsinze. Kumvira nkubwira aya magambo Yesu, wiyambuye ishusho y'ubumana, wemera kubabazwa kubwanjye, wahindutse ibyaha ntabwo utari tukimenya. Wiyambuye ishusho y'ubumana, wemera kubabazwa kubwanjye, wahindutse icyaha kandi utarigeze ukimenya. Uravuga uti mwana wanjye baho, maze mbaho mpindurirwa izina, ntabwo bafite kuko ngufite nami Yesu waratsinze. Haleluya, haleluya, uri nyembabazi, ntabwo kuko ngufite nami Yesu waratsinze. Waritanze, waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo tugifite nami Yesu waratsinze. Intsinzi ni yawe Yesu, intsinzi ni yawe Kristo, intsinzi ni yawe Mwami. Nta bwoba na bukeya tugifite, waratsinze ku musaraba, wanesheje Satani. Ndashimye gendana amahoro, ubugingo bwanje burinzwe n'uwabupfiriye. Ubu ndashinganye gendana amahoro, ubugingo bwanje burinzwe n'uwabupfiriye. Ndagukunda Yesu, ubu ndashinganye ndumva nshinganye gendana amahoro.
ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ayi ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. dusubire mu we tumubwire ubugingo bwanjye burinzwe uhimbazwe mwami ubugingo bwanjye we ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. navuye mu byaha navuye mu byaha bamutware isi ayi ninjira mu uburuhukiro umukiza ninjira mu uburuhukiro umukiza ninjira mu uburuhukiro umukiza. bantu himbazwe ninjira we ninjira mu uruhukiro umukiza Yesu we. undashingaye undashinganye gendana amahoro. ubugingo bwanjye burinzwe ubugingo bwanjye we ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ubugingo bwacu ubugingo bwacu burinzwe n'uwabupfiriye. ayi ubugingo bwanjye we ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ubugingo bwanjye we ubugingo bwanjye burinzwe wabupfiriye. ayi ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye burinzwe wabupfiriye. ubugingo bw'abasore ubugingo bw'abasore ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ubugingo bw'abakobwa ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ayi ubugingo bw'abamama ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. ayi ubugingo bw'abapapa ubugingo bwanjye burinzwe wabupfiriye. ubugingo bwacu ubugingo bwacu burinzwe wabupfiriye. ni iby'agaciro kumukira uwo Yesu n'ubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro kumukira uwo mwami n'ubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro kumukira Yesu n'ubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro kumukira Yesu n'ubuhamya bugenda ndashima n'ubuhamya bugenda ndashima ayi n'ubuhamya bugenda wimbazwe mwami n'ubuhamya bugenda ndashima n'ubuhamya we
bugenda ndashima uruhamya ubuhamya bugenda ndashima ubuhamya ubuhamya bugenda ndashima ubuhamya ubuhamya bugenda bugenda ndashima ubuhamya bugenda hari igihe dutekereza ahashize hacu tugasanga rimwe na rimwe turi ubuhamya bugenda. Haleluya. Hari igihe ushobora gusubira mu mateka uyu munsi ugahamya neza yuko uri ubuhamya bugenda. Haleluya. Hari aho twageze bikomeye, uyu munsi ushobora kureba neza ukabona yuko uri ubuhamya. Hari umuririmbyi wundi waririmbye aravuga ngo hari aho twageze tubura amazi yo kunywa, Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Hari aho twageze tubura amazi yo kunywa, Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. 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 Washyize indirimbo nshya, indirimbo washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Hari aho twageze tubura amazi yo kunywa, Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. 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 Washyize indirimbo nshya
turagushimiye Mana ko hari indirimbo nshya washyize mu buzima bwacu. Hari indirimbo z'amashimwe washyize mu buzima bwacu. Hari aho twageze turirimba indirimbo z'umubabaro, turirimba indirimbo z'agahinda, turirimba indirimbo zo kwiheba, ariko ibyo ngibyo waje kubona ko bidakwiriye abana bawe, ubona ko bidakwiriye ubwoko bwawe. Urangije uduha indirimbo nshya, uduha kuririmba indirimbo nshya, uduha kuririmba indirimbo nshya. Ushyira indirimbo nshya mu buzima bwacu, ushyira indirimbo nshya mu buzima bwacu, ushyira indirimbo nshya mu buzima bwacu. Uyu munsi hari indirimbo nshya washyize mu buzima bwacu. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Kristo ko washyize indirimbo nshya mu buzima bwacu. Hari indirimbo nshya washyize mu buzima bwacu, turazishimiye izo ngizo Mwana, turagushimiye Mwana. Haleluya, 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 amashimwe kandi turi kuririmba indirimbo z'amazamuka kubera yuko watubereye Imana. Hari indirimbo washyize mu buzima bw'abamama, hari indirimbo washyize mu buzima bw'ababyeyi, hari indirimbo washyize mu buzima bw'abakecuru, hari indirimbo washyize mu buzima bw'abasaza. Izo ngizo zirahari, izo ngizo zirahari, ntabwo dushidikanya, zirahari, ntabwo dushidikanya, zirahari. Izo ndirimbo zirahari, izo ndirimbo uyu mugoroba turazishimiye, uyu mugoroba turazishimiye. wasiribatiye ku musaraba. Haleluya, 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 izina ryawe rihabwa icyubahiro. uhimbazwe Imana, Turagushimye cyane, uhimbazwe izina Imana, ryawe nirihabwa icyubahiro. uhimbazwe ko hari indirimbo twashyize mu buzima bwacu. Ko watubereye data, Wadukwiye kuririmba indirimbo zishaje, wadukwiye kuririmba indirimbo zishaje, urangiza uduhereza indirimbo nshya Mwami. ko washyize amashimwe mu mutima, Indirimbo z'umunezero, indirimbo z'amashimwe, indirimbo z'amashimwe, indirimbo z'amazamuka. Izo ngizo nizo waduhaye, izo ngizo nizo waduhaye, indirimbo z'umunezero. Ariko Mana yanjye, ariko Mana yanjye uhimbazwe. Ayi, 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 ayi. Sinabona amagambo ahagije nkoresha gukomera kwawe. Sinabona amagambo we ahagije nkoresha gukomera kwawe. Sinabona amagambo we ahagije nkoresha gukomera kwawe. Gutuye
uhimbazwe wimbazwe wimbazwe mutatugize umuhigo w'abanzi bacu hari abaduhigaga hari abaduhigaga hari abatugenzaga hari ibyatugenzaga ariko ushimwe uhimbazwe Mana yuko utatugize umuhigo w'abanzi abanzi bacu we nibavugiriza impundu kunesha abanzi bacu nibavugiriza impundu ushime kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushime kutatugize umuhigo w'abarozi ushime kutatugize umuhigo w'impanuka we abanzi bacu Haleluya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuri iri joro. Icyubahiro cyawe turavuze ko dushyira hejuru kuri data wa twese kandi uri Imana yigaragaje mu buzima bwacu waragaragaye ntibavugirize imbaraga impundu zawe turazibona izina ryawe rishimwe abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi bacu abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi bacu ntibavugirize impundu abanzi Haleluya. ntibavugirize impundu munyemere turimo twitegura kugira ngo twakire apotre wacu turirimbe aka karirimbo dusa naho tugana ku musozo w'umwanya wo kuririmba cyangwa se wo kuramya Imana ariko nizere yuko aho uri hose ku mpande z'isi zitandukanye turi kumwe kandi uri kumva ubwiza bw'Imana muri uyu mugoroba. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tubwire Imana, tubibwire ngo turacyakwiringiye mu rugendo rwacu, turacyagufitiye icyizere Mana. Haleluya, haleluya, turacyagufitiye icyizere Kristo. Ayi ndakwiringiye Yesu, ayi nizeye ijambo ryawe ntabwo kuko iyo uvuze rimwe gusa biratura. Umwuka amaye indirimbo, niba hari ibintu wumva ufite mu buzima bwawe bitaratungana, uyu ni umwanya wo kugira ngo ubibwire Imana, ubibwire ngo ndacyakwiringiye, uyu mugoroba ubitunganye Imana. Ayi ndakwiringiye Yesu we, ayi nizeye ijambo ryawe oh kuko iyo uvuze rimwe gusa Mana biratungana. Uyu mugoroba utegeke, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe Mana, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Kuko iyo uvuze wongera uvuge biri butungane we. Oh kuko iyo uvuze icyo ngukundira uvuga rimwe gusa bigatungana. Ntumeze nk'abantu basezeranya ntibasoze, wowe iyo uvuze rimwe gusa iri ngiri ryonyine
biratungana ongera ubitungane uyu mukoro babitungane Mana we data wa twese ongera uvuge rimwe gusa utegeke rimwe biratungana uri umugabo w'intwari uri umugabo uhagarara ku ijambo byose bitungane kuri data wa twese umanukire kugira ibyo utunganya umanukira maze ugira ibyo utunganya vuga rimwe biratungana 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 biratungana. Imana idushoboje kuvuga kandi ikatwemerera ikavuga rimwe gusa, yivuga rimwe gusa, ushimwe data wa twese yivuga rimwe gusa. yavuze rimwe biratungana. Haleluya Imana nivuga rimwe gusa haleluya biratungana. Imana ivuze rimwe ryonyine ntabwo bitinda, ahubwo bihita bitungana. Ntabwo Imana ikeneye kuvuga kabiri. Mu bushobozi Imana ifite ntabwo ikeneye kuvuga ngo yongere isubiremo. Bityo iyo Imana ivuze rimwe gusa, ntabwo Imana ijya ikenera umufasha, ntabwo Imana ikenera abayifatira, ntabwo Imana ikenera yuko hari abandi bantu, hari abayeri. Imana ubwayo irifashije mu buzima bwayo, mu bumana bwayo. Imana irihagije. Imana iyo ivuze rimwe gusa biratungana. Yego, haleluya, biratungana. Nongeye gusuhuza abadukurikiye kandi nongeye kwakira abadukurikiye mu iteraniro ahantu hose muherereye ku isi. Mwumve mwikaze mu iteraniro, mwumve ko muri mu rusengero, mwumve ko muri kumwe n'Imana, mwumve ko muri kumwe n'Umwuka Wera arimo arabaganiriza. Mwongere mwumve ko Imana ntabwo iri buze gukenera kuvuga kabiri, ahubwo iraza kuvuga rimwe ryonyine. haleluya Bitungana. haleluya Oh, haleluya. Twongeye kwishimira kandi kubana na Sauti Hewani Ministries. Ijambo dufite uyu munsi ni ijambo ryo kwishimira ko dutangije ku mugaragaro gahunda ya Zoom. Dutangije ku mugaragaro gahunda ya Zoom, aho tuzajya tubonera ijambo rifite imbaraga, ijambo ryabasha guhindura ubuzima, ijambo ryabasha kuguhindura rikagukura aho wari uri, rikongera rikakugeza mu yindi ntera. Aho dukenera ijambo rimwe gusa riturutse ku Mana, ijambo rimwe gusa riturutse ku Uwiteka, ijambo rimwe gusa ririmo umwuka w'Imana, rigahita rihindura ubuzima bwacu. Uyu munsi ntabwo usanzwe mu minsi twari dusanganywe, iminsi twari dusanzwe dukoraho ya Sauti Hewani Ministries. Ntabwo uyu munsi usanzwe. Uyu ni umunsi tugiye gufata nk'umunsi w'amateka, ni umunsi tugiye gufata nk'umunsi wo gutangiraho gahunda ya Zoom, gahunda yo kubana n'abantu bose, baba abo turi kumwe, baba abadukurikirana aho bari hose. Ntabwo uyu munsi tuzawibagirwa, ntabwo uyu munsi uteze kuzasibangana mu mateka ya Sauti Hewani Ministries. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Icyo tukurarikiye ni uko wazajya ucunga, isaha yagera ugahita winjira, isaha yagera ugahita winjira mu materaniro, kandi ukaza wizeye kuri buhure n'Imana, ukaza wizeye kuri buhure na Data wa twese usumba abandi bantu bo ku isi, ukaza wizeye yuko ariho hantu ugiye kuganira n'Imana, ukaza wizeye yuko ariho hantu ugiye gukura ubutabazi, ukaza wizeye yuko ariho hantu ugiye gusubizwa ibyananiwe. Mwagiye mudusaba kenshi guhura, ndetse mudusaba ko twabasengera,
mudusaba kongera kubasabira Imana ngo ibagaruremo imbaraga abacitse intege, ariko dushimye Imana ko Imana idushyiriyeho iyi gahunda. Dushimye Imana ko Imana idushyiriyeho gahunda ya Zoom yo kugira ngo abantu mwese mwari mwaratubuze mujye mubasha guhura natwe, tubasabire mu mbaraga Imana yaduhaye, mu bushobozi Imana yaduhaye, mu butwari Imana yaduhaye, ngo tubasabire mu mavuta y'imbaraga, mu mavuta y'ubushobozi, ngo tubasabire ikibazo icyo ari cyo cyose hamwe no kwizera uzataha cyasubiye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Uyu munsi ntabwo tuzawibagirwa, ntabwo tuzibagirwa ko Imana yadushyiriyeho umurongo mugari, ntabwo tuzibagirwa ko Imana yaduhaye umurongo mugari wo kubana n'abacu, baba ari abakunzi ba Sauti Hewani Ministries, baba ari abantu bazaba bagiyeho ari ubwa mbere, baba ari abantu bazaba binjiye mu iteraniro, mujye mubareka. Turasaba ngo abari ku buhanga bw'ibyuma, turabasaba ngo abari ku buhanga bw'ibyuma rwose bajye bareka abantu binjire, bajye babakira, mujye mubakira, murebe muri waiting room, mubakire mu izina rya Yesu. Twamaze kumenya ko atari umuntu wese bemerera kwinjira, ariko mujye mubareba, mubakurikirane aho bari muri waiting room, mubakire binjire mu iteraniro, bakire ubutabazi bwabo, bakire guhura n'Imana, bakire n'imbaraga z'Imana, abarwayi batahe bakize mu izina rya Yesu. Ubutware n'ubushobozi Imana yagiye iduha kugira ngo tube hano, tubashe kuyikorera, tubashe kuyihagararira hano mu isi, idukoresha iby'ubutware. Haleluya. Reka dusenge Imana kugira ngo ababashije kudukurikirana Imana ibashe gukora imirimo n'ubutware n'ubushobozi bwayo mu buzima bw'abadukurikiye. Data wo mu ijuru, turagushimye kubw'uyu mwanya uhebuje uduhaye, turagushimira kubw'ubugingo no kuba waduhuje n'umuryango wawe, waduhuje, twabaye umwe muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mwami, turagusabye ngo ntaba ari twebwe, ahubwo aba ari wowe muri twebwe, mu izina rya Yesu. Reka iri teraniro ribe iteraniro ryawe, ribe iteraniro urimo, presence yawe ibe ariyo nyinshi muri aya materaniro. Ubwami bwawe aba ari bwo buba hano hagati muri twebwe, ubushake bwawe aba ari bwo buba hano muri iri teraniro, mu izina rya Yesu. Twahoze tukuramya, twahoze tuvuga imbaraga zawe, twahoze tuvuga ubushobozi ufite, twahoze tuvuga uburyo uhindura, twahoze tuvuga uburyo urema amateka, twahoze tuvuga uburyo wongera ukadusubizamo imbaraga mu bugingo. Reka rero umwuka wawe akomeze agende hano, akomeze agume muri twebwe, akomeze abe ku ruhande rwacu, abe mu badukurikiye, abe mu bafungura, baba ari abari bufungure kuri YouTube, baba ari abari hano online, baba ari abari hano kuri Zoom, abo bose ntibatahe uko baje. Reka batahe batahanye imbaraga zawe, batahe batahanye gusubizwa kwawe. Duhishurire ijambo ryawe, duhishurire ijambo ryawe, kandi utwiyereke ndetse utwereke icyerekezo. Muri iyi Zoom uzatwereke icyerekezo, muri aba bantu bazajya binjira muri iki cyumba uzatwereka icyerekezo, abantu bazajya baza barushye baremerewe ujye ubitwereka ko barushye, abantu bazaza barwaye ujye utwereka uburwayi bwabo, abantu bazaza barushye rwose bananiwe mu mutima ujye utwereka ko bananiwe, ujye utwereka ko bakeneye imbaraga zawe, kandi bajye bataha basubijwemo imbaraga, bajye bataha barimo ubutware bwawe, kandi bajye bataha baguhamiriza yuko ushoboye rwose. Ndagushimye yuko twumvise, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen, amen. Murakoze cyane kubwo kumva no gukomeza kwinjira. Abari rwose muri waiting room mubareke binjire, ariko kandi nimba batarinjira ngo azakurikirane live kuri YouTube, bamenye yuko uyu munsi Imana yaduteye iteka ikaduha kwakira umurongo mugari, ikaduha kwakira Zoom yo kugira ngo tujye tubakira aho muri hose ku isi. Mwaba muri Canada, turi tayari, Zoom izajya itambuka, mucunge amasaha hanyuma mwinjire, dusenge Imana, dusengane Imana.
mwaba muri Amerika, mwaba muri Bugande, mwaba muri Kenya, mwaba muri mu Rwanda, aho muzaba muri hose, twabashyiriyeho umurongo kugira ngo dutangire kwakira amashami atandukanye, amashami ya Sauti Hewani atangire aremeke, atangire atamuke, atangire afungurwe, yaguke, Sauti Hewani yaguke mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwami bw'Imana bugere kure, kugira ngo akazi k'Imana turiho bakomeze gakorwe neza, abana b'Imana bakomeze binjire mu bwami bw'Imana, Imana ikomeze ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Mu gihe rero dutegereje kumva ijambo ry'Imana, nagira ngo James ahari bongere utuzamuriye igihimbano cy'umwuka, noneho twitegura gusoma no kwakira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze gukora imirimo n'ibitangaza. James turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
bazashishira mu bikari bye bahumeke amahoro bahumeke amahoro bahumeke amahoro duhumeke amahoro duhumeke Data we duhumeke amahoro duhumeke Haleluya, haleluya. Reka twinjire uwo mwanya mu kumva icyo Uwiteka Imana atubwira uyu mugoroba. Duhite twinjira mu ijambo nyamukuru Uwiteka Nyagasani adufitiye uyu mugoroba. Imana yaduteguriye ijambo rikomeye, ijambo rifite imbaraga, ijambo rijyanye n'uyu mugoroba, ijambo rijyanye n'abadukurikiye. Abo turi kumwe mufate Bibiliya zanyu mubumbure mu gitabo cya Yesaya. Igitabo cya Yesaya ibice 41, turasoma ku murongo wa 10. Niba ngombwa turasoma no ku murongo wa 11. Haravuga ngo iki? Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, niko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Reka dusubire. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, niko ko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 41 ndetse n'umurongo wa 11 harananditse ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamwari, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarira. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimanukiye umugoroba kugira ngo ubashe kumva. Imana uyu mugoroba iganiriye nawe, iri kugukomeza, irimo irakubwira ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe. Ikongera ikakubwira ngo ntukihebe kuko ari Imana yawe. Nugera muri ibyo bintu, ikintu izajya igukorera nuko izajya igukomeza kandi izajya ikuramiza ukuboko kwayo iburyo
ariko gukiranuka kwacu. Ijambo ry'Imana, wowe udukurikiye aka kanya aho waba uherereye hose, Imana uyu mugoroba ivuganye nanjye irambwiye ngo ntukihebe kandi ntugatinye kuko iri kumwe nawe. Mu gihe bizajya biba bimeze gutyo bigiye kugorana, izajya ihita imanuka interivasiyo rapide, ihita ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ariko gukiranuka kwayo. Oh, haleluya. Izajya ihita imanuka igutabara, ihita ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ariko gukiranuka. Haleluya, haleluya. Umva inkomezi rero, inkomezi igushyiriyeho uyu mwanya iravuze ngo abakurakariye bose bazakorwa n'isoni imbere yawe. Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni imbere yawe. Haleluya. YouTube ibikiriho ibigiye na Zoom tuba tugihari. Wabihagaritse? Mic Ngewe microphone zavugaga zari ziri kuvuga zibuze pozingi. hose wakoze. Ubwo rero birasubiza.